bo mu murenge wa Kinyinya wo mu karere ka Gasabo ubwo habaye ubwo witwa Metusera ubwo saa 3 za mu gitondo yari umuhango wo gusaba no gukwa abantu benshi bazindutse bitabiriye ibi birori bari mu modoka z'ubwoko bwa Tegiseri Karina kugera no ku makwasite u Rwanda n'urw'imisozi igihumbi uturere dutandukanye n'abaturage batandukanye ubu noneho twerekeje mu murenge wa Kinyinya ho mu kagari ka Kagugu abashakashatsi mu by'ubuhanga abasesenguzi mu by'urukundo bemeza ko nta gushidikanya urugo rwa Metusera Imana ruhaye umugisha kuko abantu benshi bari mu bibazo byabaye bakavuga bati ubu bukwe bimeze bite hari n'abanyamakuru bo ku Rugendo Online TV izwi nkaho iyobowe n'umukire cyane witwa Sam Gakire sibyo gusa kandi ubukwe bwitabiriwe n'abantu bavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo bazwi ku izina ry'abanyamurenge aho bagize icyo bivugaho ayiga mana yanje we Imana ni igitangaza uzanye abavandimwe natwe imbere yawe tuje kuramya no guhimbaza kandi tukuramya tugushimira ibintu bitangaza wakoze uri Imana yo kwizerwa uri Imana yo kwiringirwa uri Imana ihoraho iteka ryose uriho kandi uzahoraho iteka ryose tuguciye bugufi Mwami Imana yacu tukuzaniye icyubahiro cyawe turakiguhaye wirubane natwe muri teraniro kandi ukomeze tugire neza muri byose mu izina ryawe twizeye amen. Gahunda y'umunsi amen. Metusera bravo kandi abubatse kubanza mutamushye nawe pastori ariko ndamuza kutuganiriza ijambo ry'Imana Imana umugisha agiye nyoboye gahunda Reverend Yakemeri twakire korali yaje ije kudufasha ko no muri nayo tuyakire izina rya Yesu
ikatuma amataho ubukwe murabizi neza ko muza mu rusengero aba yabikomeye abenshi abatekereza za asaba iterana ryose ryaguruke ndavuga abari kumwe natwe tugiye tugiye gukomeza umuhango wo gushimira. Amen. Turagira ngo dutangire igice cya mbere cyo gushingira bakundwa cyane iteraniye hano imbere y'Imana, imbere y'iteraniro gufatanyisha uyu mugabo n'uyu mugeni gushyingirwa kwera ry'umubiri cyangwa nk'uko inyamaswa zitagira ubwenge zigenza, ahubwo abikore yitonze yigira inama neza yirinda yubaha Imana kandi atekereza icyatumye uwo mubano wera gutegekwa. Amen. Katuvuge amen. Icyambere bategekewe kubyara abana ngo batozwe ingeso nziza no zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Icya kabiri wategekewe kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi ahubwo bashingiranwe bahore ari ingingo z'umubiri wa Kristo zitanduye. Icya gatatu wategekewe kugira ngo bombi babane bafatanije bamarane imibabaro nk'uko bibakwiriye kugirirana. Biravuze ngo uhereye none nta mpamvu n'imwe ihari yatuma tudashingira bombi. Ndabahugura mwembi ndabihanangiriza kuko muzi yuko muzabibazwa kuri wa munsi w'amateka uteye ubwoba, ubwo ibishwe mu mitima yose bizahishurwa. Niba hari umwe uzi impamvu ibabuza gufatanwa nk'uko amategeko yemera nayivuge nonaha. Nabaza Janvier cyangwa se Metsera niba hari impamvu wumva umutse ururaza cyangwa se mu gitondo cyangwa se nonaha yatuma tutamushimira na Janvier niba ihari wayivuga. Ntayihari kadukoma amashyi menshi. Janvier hariyo waba ufite yatuma uyu munsi tutabasezeranya. Reka dushime Imana ikadukoma amashyi twishime kuko mukwiriye kumenya neza yuko abafatanyijwe mu buryo ijambo ry'Imana ritemera batabafatanyijwe n'Imana kandi gushyingirwa kwabo kuba kunyuranye n'amategeko. Wera w'abashingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana uzajya umukunda umukuyakuya kandi umurinda ari muzima cyangwa arwaye. Uzareka abandi bagore bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Reka dushime Imana. Janvier Uwimana wemeye uyu mugabo ko aba umugabo wawe mushyingiranywe ngo mubane umubano wera washingiwe mukurikije itegeko ryera ry'Imana. Uzajya umwumvira umukorera umukunda umwubaha kandi uzajya umurinda ari muzima cyangwa arwaye kandi uzareka abandi bagabo bose ubane nawe wenyine iminsi yose muzamara mukiriho mwembi. Reka dushime. Haleluya. Reka basabe bicaye. Yeah.
umushumba kugira ngo atugeze ijambo ry'Imana aduhugure kandi areta komeza nagaho ikurikiyeho reka tumusengere Mana zahora iteka ryose tweretse ubugaragu wawe rekubane nawe kandi mugire neza icushize kuri we kibe igihaza imitima yacu mwami tubashe guhanga biturutse iwawe cyogora mu byose bizina byose twaze amen ariko baraza no gutekereza kugira ngo tuze no muri katedrali ariko ndagira ngo buri munsi uko ijambo ry'Imana rije Imana ifite ishaka kugusobanurira uyu munsi ndagira ngo muze gutega amatwi kugira ngo mwumve icyo Imana ibashaka uyu munsi amen Tutangire igitabo cy'Itangiriro igice cya 2 tuhera ku murongo wa 18 kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye Uwiteka Imana irema ubutaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose
ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhinduramo umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa yo mu magufa yanjye, n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. 24. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Igice cyo kwitangiriro naho gisoreje. Dukomeze. Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 turahera ku murongo wa 22. Bagore, mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. 28. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo, ukunda umugore we aba yikunda, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Kuko turi ingingo z'umubiri we, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo n'ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. 33. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Ubutumwa bwiza. Nawe arabasubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere. Irya kabiri rihwanye naryo ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Muri aya mategeko yombi, amategeko yose n'ibyahanuwe niyo byuririraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, twiga bigeze ahantu biryoshye. Tugiye gusoza, barambajije bati se pasiteri, ni wowe uzaba uhari udushyingire? Turaba pasiteri babiri muri paruwasi yacu. Ndababwira nti birashoboka nkuko bitashoboka, ariko uyu munsi Imana yashatse ko ari ryo uhari. Imana rero ihimbazwe. Metusela, sindi nawe Metusela cyangwa ari Janvier, buzuye umwuka kuri invitation yabo, bashyize amagambo avuga ngo Yesaya igice cya 41:20, ngo kugira ngo barebe, bitegereze, batekereze, bamenyere hamwe yuko ukuboko kw'Uwiteka ariko kubikoze, kandi yuko
wera wa Isirayeli ari we biremye. Amen. Metusela barebe bagire gute bitegereze. Janvier nawe ati babone kuko kuwiteka ariko kubikoze. Imana rero yabaremeye umunsi mwiza. Uyu ni umunsi udasanzwe abantu bose baba bifuza, utawifuza ntabwo nzi uko aremye. Urabona ko Metusela na Janvier barishimye, ariko namwe umugabo n'umugore muri hano mwongere musubire inyuma murebe. Hano mfite, dukurikije ijambo ry'Imana tumaze gusoma, mfite intego eshatu zikuye mu ijambo ry'Imana. Iya mbere nuko Imana ikunda urugo, kuko aba ari umugambi wayo kugira ngo urugo rubeho. Imana yaremye urugo ishaka abantu bayo bayubaha, bagendana kamere nk'iyayo, kugira ngo babane banezerewe kandi bishimye. Niho mu ntego ya kabiri mvuga ko muri itangiriro igice cya 2 mu wa 18, aho Imana yavuze ngo ibonye ko Metusela afite irungu ryari rimaze kumumerera nabi, Imana iravuga ngo reka tumuremere Janvier. Amen. Uyu munsi rero turi hano kugira ngo duserebure ubukwe bwa Metusela, ariko dukurikije ijambo ry'Imana nuko Imana tubirebye tubona ko yari ifite umugambi mwiza ku bantu. Sinzi rero impamvu usanga rimwe na rimwe ni umushinga, ariko umushinga ufite intego. Nababwira aho twicaye tukiga tukabyigaho turi kumwe, banditse n'igitabo, bagira ibyo biyemeza bari hamwe, genda bifite naho ntekereza bafite kopi. Rero wowe wicaye aho, niba utari kugenda neza wongere usubiremo muri wa mushinga wawe wari wiyemeje, urebe uko bimeze, urebe ukuntu Imana yari yakugambiriyeho ikintu cyiza, ikuremera gufasha ugukwiriye. Ntabwo mu by'ukuri utangiye igice cya 20, Imana ivuga ngo umuremere umufasha umukwiriye, ntabwo yavuze umufasha amazi Janvier, ahubwo yaravuze ngo umuremere umufasha umukwiriye. Urukundo rimwe na rimwe hari igihe ushobora kuvuga uti buriya iyo namusohokanye tukajya kurya ifi cyangwa, ntabwo ari ibyo gusa. Kuba muri kumwe murimo kuganira, murimo gukemura utubazo tumwe na tumwe, za budget murimo kuzikora neza, ibyo ntabwo iby'umwuka ntabwo biba bikabi, kandi ntabwo bivuga ko na Janvier nawe azajya agira gutya gusa. Isenkani sibyo Janvier 50-50. Ya gatatu, kugenera undi igihe gihagije. Metusela urakora nawe agiye kuza gukore, mushaka igihe muganire, musengane. Ndababwiza ukuri mwashwanye nyine ntabwo mwasengana, ariko niba muryoshye muzasengana kandi muhane igihe bigende neza. Gutangana impano zitekerejweho neza. Impano ushobora kwibaza ngo impano se ngo ari impano idatekerejweho neza. Murabizi ko hari igihe umuntu impano akamirizayo physical touch. Yego. Amen. Barimo baraseka bapapa, mwumvise izo ntuzukoresha rebamo iyo wasubiyemo inyuma wongera uyironovere. Nagira ngo rero soze babwira ngo nimugendera kure icyaha, mugakora ibintu Imana ishaka, muzagira urugo rwiza. Bene data, mwe mufite ngo mwubatse,
mugendere kuri cyaha, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ukunde umugore wawe nk'uko wikunda, nk'uko twabibonye mu Efeso igice cya 5. Umugore agandukira umugabo we, umugabo nawe akunda umugore we. Yo turebye mu Efeso igice cya 5:33 tuvuga ngo umugabo nakunda umugore we, umugabo nawe azahindukira agira ate? Yubaha umugore we. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nsabe musaza wa Jean-Pierre yigire hafi. Tubafata ukuboko kw'iburyo kwa Jean-Pierre, uguhereza ukuboko kw'iburyo ca hariya hirya. Uburyo kwa Jean-Pierre banza kubite kwa kundi basanga noneho bagufata neza, fata hejuru hariya usiko ngubu ugiye guhereza mwene data nawe azana kw'iburyo. Buryo nyuma amashyi daramutanze ukabura mu bintu byose mu murenge no mu rugo mwese mwabyeyi zibazindire baratindi mu mwamashyi. Biravuga ngo ubwo medusero mukugaye ariko naraka mukukara neza namugiye kurahira rero wowe w'Imana Jean-Pierre amahoro no mu byago, ubutunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzajya gukunda ukuyakuya kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza. Nkurikije itegeko ryera ry'Imana mbikurahiye iyo. ayo murahiye gutyo nawe ndakwemeye wizerwa bituse ko kuba umugabo wanjye dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none, mu mahoro no mu byago, mu butunzi no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima. Nzajya mukunda mugusha neza mwumvira. Abantu barishimira ibyamarira arishimye. None bagiye kubafata impeta abantu babafashe. Impeta uri umwambike nawe niye niya uretse zizengeye n'amutata Jean-Pierre n'ibindi yari bwambike urumva ariyo neza iyo ni yawe hanza bari data bagiye kwambikana. Tuzagusabye ngo uzihe umugisha kugira ngo zizababere urwibutso iteka rwo kugira urugo rwiza. Buri umwe wese nayireba azajya yibuka isezerano yasezeranye imbere yawe. Tugusabye kugira ngo
ukomeze kuba umugisha tuzajya twizera Yesu Kristo wakoze amen. Nagufashe rero hano hari amazina rwose wavuga uti jyewe sibyo kira hejuru rwose ngewe Mwizerwa Melchior mwambitse impeta mubahishije umubiri wanjye uhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina ry'Imana mu izina rya Data wa twese twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. Umwamashi byose Maribona akebo kajya kugarura mwambye rwose uyifata aragufatira ifatire neza arabona hepfo aho tugewe Uwimana Janvier mwambitse impeta muhayishije umubiri wanjye guhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen. ariko urumva atari byiza kuko abahambaye hari abantu bafite akanya twasanisha Bana iteka muremyi kandi murinzi w'abantu bose turagushimira yuko ari wowe utanga ubuntu bwose bw'umwuka kandi ko ari wowe urema ubugingo buhoraho nuko turakwinginze wohereze umugisha wawe aba bantu bawe uyu mugabo n'uyu mugore Mwizerwa Melchior na Uwimana Janvier abo dusabira umugisha mu izina ryawe kugira ngo nk'uko Isaka na Rebeka babanaga batava mu isezerano aba ariko n'aba basohoza indahiro barahiye n'isezerano basezeranye iyi mpeta itanzwe impeta itanzwe kandi ikemerwa niyo kimenyetso kandi umugabo wo kubihamya bajye babana iteka bafitanye urukundo n'amahoro biboneye rwose bakurikiza itegeko ryawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana yateranije hamwe ntakagire umuntu ubatandukanya kuko Mwizerwa Melchior na Uwimana Janvier bahuje umutima ubashyingirwe gushyingirwa kwera kandi babihamije imbere y'Imana n'imbere yanyu bagasezerana batyo kandi babyerekanishije gutanga impeta no kuyakira kandi no gufatana mu ntoki nicyo gitumye mvuga nti abantu umugabo n'umugore bashyingiwe bivuze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amen. Nagira musabe ababyeyi babo kabusenge Imana Data wa twese Imana Umwana Imana Umwuka wera ibahe umugisha ibakize kandi barinde Uwiteka abagirire imbabazi abarebana urukundo abagwize imigisha yose y'umwuka n'ubuntu kugira ngo uburyo muzabana mukiri muri ubugingo
uzatume mu gihe kizaza mwaka ubugingo budashira. Data wo mu ijuru, niyo mpamvu turi imbere yawe tuzamura icyubahiro cyawe, tukwereka Sera, tukwereka Janvier n'abana bawe kandi bahisemo kubahisha ndetse no guhesha icyubahiro izina ryawe. Uyu mwanya turasabira umugisha mu buryo bwose, umwanya ugatwira neza, umugisha w'utanga, umugisha w'ubana, kandi turasabira umugisha w'urubyaro, turasabira umugisha mwanya wacu tumuci wawe, ureke bazagwire bagwize mu izina rya Yesu Kristo, wagura imbago zabo mu izina rya Yesu Kristo, uzabagotesha amaraso yawe, uzabiteho barinde, bazabane mu buzima bwawe bwose muri Yesu Kristo baguhimbaza, kandi bazaramya izina ryawe iteka ryose, abazabakomokaho bose bamwe basengeye kugira ngo Mwami ikiganza cyawe kizakomeze kigendane nabo. Uri Imana ishobora byose, bagirire neza, biteho bakunde kandi bagirire neza. Urugendo batangiye ntirworoshe, ariko twiringiye imbabazi zawe, turingiye kugira neza kwawe, twiringiye kugendana nawe Mwami Yesu Kristo. Uzabane nabo muri urwo rugendo, mu misozi no bataba no muri byaririmbye, ujye ubasha kubana n'umuroro wese Data wo mu ijuru. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo Mana mu gihe bazageze Mwami muri ibyo bihe, yaba mu misozi Mwami Mana yacu, yaba mu bataba, turakwingiza kugira ngo uzagendane kandi uzabiyereke. Tubisabye kandi tugize mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ukazamura gake gake umutwereke abandi umwanya wawe uretse kwijyana umwanya n'uwawe, ati umwanya wawe witonde urebe ikiremwa Imana yakuremye mu minsi. Ko mubireba murabona Metusela arimo aramwenyura, ntabwo azi arenyura musitikeri ibintu umuhari, ntabwo waguhinduriye Metusela umutima we. Janvier nawe yishimye, barene wiruke hafi ugatunganye neza kugira ngo naho muhobere, uko kuntu muhobeye uzajya umuhobera, azajya yumva rwose ari mu gituza cya Aburahamu cya Metusela. Noneho umuntu uhagarare hano ubwere guteranira rwose, hariya urasengura bayobora arazenguka, wowe hindukira murebe hariya Metusela wajya ku ruhande rwo hirya, ari nawe wakora akazi ke kugira nk'uko twabasomeye itangiriro ry'igice cya 18 mu murongo wa 19, Uwiteka Imana yahise iha akazi, bagiye kubaha ibiseke batangire bagakorera umurimo, batangire baturishe hano mu nzu y'Imana. Metusela umuntu ukuvuga ngo iwacu imirimo yayindi turakongeraho n'iki iyo wakoraga korali iradufasha mu ndirimbo. Bene Data n'abari mu kudukorera umurimo utoroshye hano, mubahe amashyi. Ariko harimo abantu batishimiye kubera rwose, murakoze cyane.
ko turi aha twese turagushimye ko waduhaye ibihe byiza waduhaye ibintu byiza turagushimye ku bw'abana bacu niyo mpamvu dukoze mu bitugu waduhaye tuzanye amashinga tugushima kuko waravuze ngo nimuzane ibyacumi n'amaturo mu nzu yanjye ngo haboneke ibyo kurya unange nzakingura imigisha yisesekaze kuri mwebwe dushimye Imana rero ko twazanye ibyacumi n'amaturo ukamubyakiriye uzarinda ibyanyu mu mirima yacu kandi ibyo tuzagerageza gukoraho byose bizaba umugisha tugusabye umugisha ku bantu bose batanze aya maturo ariko cyane cyane ku bw'abana bacu baha umugisha w'iburyo n'uw'ibumoso kandi ukomeze kubarinda bajya imbere batera ikirenge aho gishinguye bafate akaboko bayobore abatashoboye kugira icyo babona uri Imana ifite byose mu biganza wahaza abashonje n'abambaye ubusa n'abandi bose bagutakira hirya no hino ni bwiza byo tubyambaje Yesu amen. Imana yacu yabakoreye ibitangaza ahirwa ubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko yawe uzajya wishima uzahirwa umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe amen umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe amen. Abana banyu bazaba nk'uduti twa elayo bagose ameza yawe amen. Haleluya. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa Uwiteka azaba umugisha uva i Siyoni tuvuge amen. Uwiteka azaba umugisha uva i Siyoni namwe muzabona ibyiza bizaba uzabona abuzukuru bawe amen. Amahoro abe muri mwe amahoro abe muri twese haleluya. Icyubahiro cy'ibice icya Data wa twese n'icy'Umwana n'icy'Umwuka wera kuko cyahoze mbere na mbere n'ubu niko kiri kandi niko kizahora iteka ryose amen. Mana Isaka Mana Yakobo uhe uyu mugaragu wawe Metusela umuja wawe Jambieri umugisha ubibe imitima yabo imbuto zizazana ubugingo budashira kugira ngo ibyo baziga mu ijambo ryawe ryera bikabagirira akamaro babisohoreshe ibyo bakora. Mwami wacu ubarebane imbabazi uri mu ijuru ubahe umugisha kandi nk'uko wahaye Aburahamu na Sara umugisha ukabanezeza cyane aba ariko wemera kuha Metusela na Jambieri kugira ngo bitondere ibyo ushaka bahore barindwa neza n'amaboko yawe bakomeze gukundwa nawe iminsi yose bazamara bakiriho. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu babyarane abana babane bakundanye urukundo ruva aho uri ari abanyakuri babone uko bazatoza abana babo ingeso nziza za Kristo bagushimisha kandi bakubahisha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu byose mbere yaremye basokuruza Adamu na Eva irabeza ibateranisha hamwe gushyingirwa isuke kuri mwe ubuntu bwayo busesekaye ibeze ibaho umugisha kugira ngo ibyo mukoresha imibiri n'imitima yanyu binezeze kandi mubane mukundana urukundo rwera iminsi yose muzamarana mukiriho amen.
barebe neza barebe neza nk'uko umuntu yiga agasoza amasomo bakamuha diplome, bagiye kubona impamyabumenyi y'uko bize bagatsinda, ariko bagiye mu kazi. Ubu rero bagiye gukoresha ibyo bize mu kazi, ibyo bazajya bahura nabyo rwose tubaha seritifika, ariko tubahe n'ibyo bazajya bifashisha kugira ngo babashe kuva mu bibazo bazajya bagenda bahura nabyo byose. Tugiye tubaha aha naho ry'Imana. Amen. Narwo nabyo rwose pasiteri waraho kuri iyo mpano. Yego zamura impano nyinshi, ariko paruwasi yari batsinda gukora umurimo. Bantumye ngo iyi mpano rimwe na rimwe bajya baserereza abana bamwe b'abakobwa bacu ngo iyo umuhaye ururaro bavuga ngo igifu ntabwo kibisya, ariko iki ngiki ibi birimo ibintu byose. Amen. Ariko ibyo arimo bya bifaranga ukora hasi n'ibindi byose nubishakamo uzabibonamo. Iyo ujya muhura n'ibibazo ugasoma biri hari ibisubizo. Hari rero harimo akajambo nakubikiyemo nagusomere ntabwo tubatindira. Salomo igice cya 4 aragira ati, dore umukunzi wanjye we uri mwiza, ni koko uri mwiza. Amaso yawe ameze nk'ay'inyana, hagati y'ibishuka yawe umusatsi wawe umeze nk'umukumbi w'ihene. Urabona umusatsi, urabona umeze ziryamye mu ibanga ry'umusozi w'Galeyadi. Reba amenyo y'umusenzi, amenyo yawe yera nk'umukumbi w'intama za kimubi, wakundi bamazi kuyobo. Uzasoma hari ibintu. Iyi ni imitoma, nubura bya bintu by'ahangaha byakimeze, Bibiliya ifite imitoma myiza, urumva? Kandi niba hajemo n'ibibazo byose birimo uzasoma, n'amafaranga ntabwo uzasome azandaza. Ntuzajye gucira bya bintu bajya mu kuzana muri Tanzania ngo bya n'inyatsi urimo kuza yakanaka. Mwakire rero iyi ni Bibiliya iyo bibatsinda amaye mu gashyikiriza. Ariko Bibiliya mwihaye Imana. Natwe rero Reverend yake ndakubatse ibintu muduha amashyi twumve. Imana amashyi twumve abana. Yakwibwira ajya arinda imitima yacu, imitima yanyu, ubwenge bwanyu, kugira ngo mukomeze gukunda cyangwa se no kumenya Imana, ariyo Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Kandi imigisha yose Imana ishobora gutanga yose turayibasabiye ku bwa Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Kandi umugisha w'Imana ugendane namwe, ugumane namwe, ubane namwe muri rero rugiyemo, ugendane namwe aho muri hose kugeza ibirori birangiye, kugeza ubuzima bwanyu.
indava nziza ngira ngo rero dutumiye abanyamakuru beza bo kuri RBA, abanyamakuru bo kuri BTN TV, abanyamakuru babigize umwuga. Tubibutsa yuko kandi ubukwe buri guca online ku Rugendo Online TV, uwo nta wundi uhari ni Samu Gakire, bagiye kutugezaho amakuru. Tubakire mubakomera amashyi menshi n'impundu cyane.
Radio Rwanda isa 2:17 hano muri studio za Radio Rwanda ikomeje ibiganiro mu karere ka Gasabo ahazwi nko mu murenge wa Kinyinya ho mu kagari ka Kagugu. Muri aya makuru muri kumwe nanjye Dominique Nyumbayire. Dore amakuru y'ingingo zigeze agiye kwibandaho uyu munsi azwi nko mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo ubwo habaye ubwo witwa Metusera ubwo saa 3 za mu gitondo yari umuhango wo gusaba no gukwa. Abantu benshi bazindutse bitabiriye ibi birori bari mu modoka z'ubwoko bwa Tegiseri Karina kugera no ku makwasite amusanze mu gitaramo akamuha intwererano y'ibirori amusanzemo. Yaje kubisegura neza avuga ko kubatwerera atari ugutwerera abakene aho ijambo ry'Imana rivuga ko bafite bazongererwa yongera ibintu mu bindi. Yaje kurangira atuye indi nzoga nziza yo gusaba umugeni ubwo zikorerwaga n'umusore ubwo arwana ku bantu abarangiza imiceri amavuta ndetse n'ibiribwa. Siyo gusa kandi hari gukurikiraho abatahira bavuze amazina y'inka abari bari aho bose barishimye. Byaherekejwe kandi n'amafunguro nk'aho twavuga ifi, ifiriti, inyama z'inkoko, iz'ihene ndetse n'izindi. Hari umuceri w'amoko yose, Thailand, Pakistan, Masumati kugera ku Mutanzania ndetse n'iyindi. Byaherekejwe na salade nziza ikoze mu gitunguru ubu abantu bayiriye bose bakirya iminwa. Byaherekejwe kandi na salade na deseri nziza cyane ya watermeloni, inanasi ndetse n'umuneke. BTN TV mu karere ka Gasabo ho mu murenge wa Kinyinya nari Valence Ndahiro Park sere mu makuru y'imikino. Nimuhaguruka dushyigikira umuvandimwe wacu Metusera n'umukunzi we Janvier. Ubwo abantu bari mu mamodoka meza cyane y'amajipe abandi bari mu bwoko bw'amavigo. Abantu benshi bakavuga bati ese ni team ya Rayon Sports igiye gukina cyangwa se ni ya PR. Abantu bakavuga bati ni ubukwe bw'icyamamare muri batsindwa nta wundi ni Metusera. Abantu bose bavuga bati bibyo nakamara maza. Aya reka ibi mbireke tuzabisubiramo mu makuru y'imikino ku wa mbere. Arakoze mu gikino reka izindi nkuru tuzibaze mugenzi wacu ufite inema Emimurisi. U Rwanda n'urw'imisozi igihumbi uturere dutandukanye n'abaturage batandukanye. Ubu noneho twerekeje mu murenge wa Kinyinya ho mu kagari ka Kagugu. Abashakashatsi mu by'ubuhanga abasesenguzi mu by'urukundo bemeza ko nta gushidikanya urugo rwa Metusera Imana ruhaye umugisha kuko abantu benshi bari mu bibazo byabaye bakavuga bati ubu bukwe bimeze bite. Hari n'abanyamakuru bo ku Rugendo Online TV izwi nk'aho iyobowe n'umukire cyane witwa Samu Gakiri. Si ibyo gusa kandi ubukwe bwitabiriwe n'abantu bavuye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo bazwi ku izina ry'Abanyamurenge aho bagize icyo bivugaho. Ayiga mana yanje we Imana ni igitangaza. Imana yakoreye ubukwe bwiza abavandimwe bacu natwe tuzoyisenga no mu kuri no mu mwuka kandi izotubwira neza n'impamo y'Imana. Twazaga duhaye tubona ibimodoka bigenda tukaza tugira ngo ni ibiremwe Imana yaremye ariko ubu nanje Imana yangiriye neza narakiguze rutekereza mpaye kigendamo. Twese uzubaha Imana izoje imugirira neza. Si ibyo gusa kandi hari umwe mu bakozi b'Imana uzwi ku izina rya Apotre Gitwaza nawe wagize icyo abivugaho. Hari imbaraga z'Imana, hari icyubahiro cy'Imana. Pawulo yandikira Timoteyo kugira ngo tugace amakuru zubaka basi
hari ibanga, hari ubutwari, hari ugusenga, hari byose. Uwera wa Isiraheli, Imana yacu ni igitangaza. Imana yacu ni Imana usaba isabitsi ikagwa n'inkweto yo kuryambara. Imana yacu ni Imana usaba ipantaro ikagwa n'ikote ryayo. Iyo niyo Metusela yasenze ngo izumukorera ubukwe bwiza, none irabukoze. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Uwera wa Isiraheli. Si ibyo gusa kandi hari umwe mu bayobozi bari bitabiriye ubukwe nawe wagize icyo abivugaho. Abayobozi bari aha ngaha baba abanyamahanga, abanyacyubahiro muteraniye aha ngaha, ngira ngo mbashimire uriya muryango abihanganye bakabana nabo. Mwabibonye ko bagize ibirori byiza. Abasenga bagiye Kanyarira, abandi bajya Samatare, ariko uyu munsi mwabonye ibisubizo by'Imana. Imana igira neza, kugira ngo rero uzubaha Imana izajya ibana nawe kandi izajya ibikora. Ntabwo rero ndi busoze yakiriye ibibazo, abafite ibibazo mu bukwe babaza tukabasubiza. Urakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, je nitwa Valens n'uyu musanze gabanjaniye umukobwa nga neza twumvikane, ntabwo twumva ngo byagenze gute. Reka nakunze mu mukobwa wanje bwa Janvier nga none ngo uyu musore Metusela bagaramujanye. Ikibazo ni uko bamujyanye cyangwa ni uko bamugutwaye. Ntabwo baramujanye kandi nga naramukunze. Ntabwo yari uwawe, Imana izaguha uwawe. Nza gusaba umusaza Stephanie, saba umusaza Pastor bakurikirana ibibazo by'abasore babuze abakobwa, ubasabire mubakwere, igihe cyiza nk'iki tuzagaruke tubashyingire. Gusoza rero nashimira abitabiriye ibi birori, murakoze murakarama. Thank you. Muri aya makuru muri kumwe nanjye Dominique Nyumbayire, murakoze cyane. Murihangana numvaga mikoro bitumeze neza ariko ntacyo bitwaye. Muraho neza musore mwiza. Kandi basa ceremony umusore mwiza ngwino nkore muri iyo mitozo ngushimire n'ubundi ntoki nizingayisha. Uraho rutarimbana umugayo mu ruhame mu ruhanga rw'abagabo, fata amanda bikorera ihe ibyo nyikiriza nk'intore hanyuma dutarame. Uraho neza Regina baririmba nkubito ya Seminega rubi. Uraho neza Shema ry'igikaka shingiro y'imihigo rutarimbana umugayo n'umubyibuho n'ubwo ni gato ndasharira ndivubi ndibushara nkatwenga ntibahantu. Hanyuma mutware rero uhaye ikaze mu rugari rw'ibiganiro nshuti ya nziza n'amaguru. Murakoze wagumye ukindikiza Frada Tahidava yarigeze. Murashimire n'abashimire cyane maze mugarukire kwisanga sibo kandi bagereje mu gimbo byanyu, bagereje mu gimbo byanyu. Abasimana gutorera mutemba shuri azajya guterekerera gusumbira abaguseka, agusiga no mu bisajya gusumbira abaguseka. Ugiye kunyemera maze umukebuke wongera umukore mu gihumbi bahumbika imbuto idahomba. Yes, ari mujyani ugiye kunyemera maze umukebuke maze umugamo umukore mu gihumbi bahumbika imbuto idahomba, maze champere uyumvira ibituza binepa kurusha matera za Rwanda fomu na Dodoma biri bamaze kujyara bisego n'abashimye mwamfura n'amaki menshi cyane. Hanyuma rero Metusela iyo muganira na Janvier akajambo keza k'ubwenge umwongorera
umenye 30 n'abiri afite yose agaragazamo 16 kamongorere no kuri kwimana abashimye cyane mushimira Betusera mushimira n'abashimye cyane hanyuma rero Janvier yo muganira na Betusera hari akajambo keza k'ubwenge umwongorera umenye 30 n'abiri afite yose agaragazamo 16 kamongorere bakomera abashimye cyane abashimye cyane bakopezi kuna mubwiye bakopezi aramubwiye ngo uyu munsi ndakuraza hanyuma rero naza gusaba Betusera atambukane na Janvier amujyane kuri ariya meza yategura abeza nkamwe imwe nitegereza ku isahani nkabona amasasa nasatira amasahani nako mu ntebe bikomorwe nako mu nda yo mu bindi Betusera tambukana batandukanye samudateba